mu kazi nibatahe ahubwo bagatahira mu marimbi. Twari tugiye kugera mu gihe bamwe bagiye kurya baryama basezanyeho n'imiryango yabo mu gicuku cya nijoro, mu gitondo wabyuka wareba uwo muryamanye ugasanga nta mwuka urimo, ugasanga yagiye numenye igihe yagendeye. Ku kwezi kwa 12 mu gusengera cyane, kuko n'ukwezi kuri n'ibyago ndetse n'amakuba, ariko umukiranutsi Imana igiye kumukiza muri byose. Niko Dawidi yavuze, haravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ngo Imana igiye kongera yubaka izindi sengero, Imana igiye gufungura imiryango, Imana iri kwimukira amavuta mu yandi, ije guhagurutsa abana batoya, ije kongera ububyutse mu bashumba. Ndabona ukuboko kw'Imana kukomeye kumanukiye mu gihugu cyacu. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro ndetse n'umugisha utangwa n'Imana. Kuri kamera zacu twongeye kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Uraho. Yes ashimwe. Yes ahimbaza. Uragerageza kwegeza mikoro hejuru kuko muri iki kibuga harimo abantu benshi batagira andi majwi azamo. Hanyuma uyu munsi wa none twongeye kubana nawe. Reka mbwira abakunzi bacu bicare batuze ubundi bumve icyo Imana ije kukubwira, icyo Imana yakubwiye uje kubwira abantu. Reka ngusabe kugira ngo ubasuhuze wongere ubibwire urangiza usenge Imana. Imana ibaho umugisha. Amazina ni Prophet Emmanuel. Prophet Emmanuel. Uwiteka Mana nziza, Imana y'imirimo, Imana ikomeye, Imana yera, izahora yera. Mana turakuraritse ngo nubane natwe, nabari twe ahubwo ibyo ushima n'ibyo ushaka bari byo bisakana mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze cyane Emmanuel, ubushize duherukana ufite ubuhanuzi komeye. Uyu munsi wa none nabwo ufite ubuhanuzi. Twebwe twasenze turahishurirwa, ariko uyu munsi ndumva nta yerekwa rikomeye mfite cyane, mfite yerekwa rito cyane. Yerekwa rito cyane. Ntacyo uraritambutsa, tuguhaye ikaze rero. Murakoze. Imana ibaho umugisha. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana. Turi buze gusanga mu ngoma za 2 ibice 9 umurongo wa 1. Igitabo cya Samuel, mumbabare gatoya ubwo nari ndangaye. Igitabo cya Samuel wa 2 ibice 9 turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Nta kibazo mwadusomera. Yesu akabaho umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ninjye umugaragu wawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Imana iguha umugisha. Iri jambo narihaye terimi ivuga ngo guhabwa agaciro ariko gahawe n'Uwiteka. Hari abantu tubaye mu buzima nta gaciro turi fite, ariko uyu munsi Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo hari agaciro Imana ibazaniye. Nubwo mugaragara nk'abatariho, nubwo mugaragara nk'abapfuye, ariko imbere y'Imana muri abantu bakomeye. Imana yambwiye ngo nimwakira agaciro mwambuwe n'abana b'abantu. Hanyuma aka gaciro gatandukanye n'agaciro k'abana b'abantu, kuko umwana w'umuntu yaguha agaciro akaguhereza akanya gatoya, umuryango wawe waguha agaciro ikaguhereza agaciro k'akanya gatoya, ariko agaciro uhawe n'Imana. Agaciro uhawe n'Imana nta muntu n'uyu n'umwe wakagukuraho. Mbwira abantu barushye, baremerewe, bari mu bihe bikomeye, bari kurwana intambara, Imana irambwiye ngo igihe wazengurukiye kirahagije. Imana ije kuguha agaciro.
kandi aka gaciro kagiye kukwemeza abatakwemeraga, kandi aka gaciro kagiye guhengamura ibimaze iminsi bihengamye, kandi aka gaciro kagiye kukwinjiza aho utabasha kwiyinjiza. Hanyuma ntabwo turi butinde, uyu ni Dawidi muramuzi, Dawidi wo kwa Yesaya, Yesaya w'i Betelehemu. Dawidi yaguzwe yangwa, Dawidi yaguzwe adakundwa, kugeza ku rwego ise yabonye yuko uyu mwana azapfa akenyutse, amugirira impuhwe nk'umubyeyi, amujyana mu ishyamba ajya kuragiriza intama, kuko bene se bamwambwaga, ariko akura Imana imwishimira, Imana imunezerewe, kugeza ku rwego Imana yakuye Sawuli ku ngoma. Ntabwo ndi bubujyemo cyane kuko Sawuli yari yanze kumvira Imana, yaragiye mu mujyi w'Ninire, ageze yarirobanurira, Imana imuca ku ngoma. Imaze kumuca ku ngoma, nibwo yabwiye umuhanuzi bita Samweli, iramubwira ngo ngaho uzuza ihembe ryawe amavuta, kuko ngiye kukwereka uw'umutima wanjye wishimira, cyangwa se ufite umutima nk'unshaka. Samweli yuzuza ihembe ry'amavuta, agenda i Betelehemu. Ibyo murabizi. Kwa Yesaya bazana abahungu ba Yesaya, babazana ari abahungu bagera kuri 6. Amavuta yamenye yanga kumeneka, aza kubaza ngo mbese nta umuntu usigaye mu bana bawe? Yesaya aramubwira ngo mfite akana kabucura kagahererezi kibera mu ishyamba. Ibyo murabizi. Agatumizaho mavuta, aramanuka. Ariko nubwo amavuta yamanutse, ntabwo Dawidi yabaye umwami, ahubwo Dawidi yasubiye mu ishyamba. Bishatse kuvuga ngo iki? Guhamagarwa kwawe ntabwo bivuze ngo Imana isi kuzamura. Urabanza Imana ikwigisha ibintu bitatu. Irabanza kwigisha umuntu, irabanza kwigisha gusenga, irabanza kwambika imbaraga. Hanyuma asubira mu ishyamba ajya kuragira izi ntama, kugera ku rwego yajyaga arwana n'idubu n'intare, agakuramo umwana w'intama. Ibyo murabizi. Hanyuma Imana iteza umwuka mubi kuri Sawuli, Sawuli akajya afatwa n'umwuka mubi. Baza kuvumbura ko uyu mwana Dawidi azi gucuranga, yajya acurangira uyu mwami, umwuka mubi ukamuvaho. Iravuze ngo nuko bamuzanye ubwami. Igihe kimwe Isarama ajya gusura se, Isaramubwira ati ubu tuvugana abakuru bamaze igihe, bamaze iminsi 3 batarya, jya gusura abakuru bawe dore bari ku rugamba. Biravuze ngo abagemuriye, ageze yasanga Abiseri bari kwinjira mu buvumo. Abazi ibyabaye, baramusobanurira, arababaza ati se mbese uyu Mufilisitiya utaratsebwe yabazi Imana ya Isiraheli? Baramusubiza ngo nta Mana ya Isiraheli azi. Aravuga se mbese uzamutsinda umwami azamuhemba iki? Bamubwira ko azamuhemba, azamugira umuntu ukomeye ubwami, azamuhereza umukobwa wiwe, akamugira umugore. Ibyo murabizi. Hanyuma ngo Dawidi ajya mu rugamba, ahenesha Goliyati, kuko yari ari mu mugambi w'Imana. Igitumye ibintu bikugeraho bikagusiga uri muzima, ni ukuri mu mugambi w'Imana. Gituma bazakurwanya ariko ntugire icyo uba, nuko Imana yakumenye batarakumenya. Imana yakuvuzeho ibikuvugaho bitarakuvugaho. Dawidi yari yaravuzweho n'Imana, Dawidi yakoraga n'Imana, Imana yaramwishimiraga. Ngo bageze mu rugamba rw'amahina, atera ibuye rimwe, bisobanuye Kristo, ngo Goliyati yikubita hasi. Harimo ijambo rivuga ngo Goliyati umaze igihe uhagaze mu masezerano yawe, igihe kirageze ngo Goliyati ave mu mugisha wawe. Igihe kirageze ngo Goliyati ave mu mugisha wawe. Hanyuma ntago ndi butinde, biravuze ngo nuko Goliyati arapfa. Amaze gupfa ngo Abisirayeli batangiye kujya birahira Dawidi, bakajya bavuga ati umwami Sawuli yishe intama n'intama, ariko Dawidi we yishe inzovu. Ngo nuko Sawuli ishyari riramufata, rimaze kumufata atangira guhiga uyu mwana Dawidi ngo amwice. Hanyuma n'igihe cyageze amushyingira umukobwa we. Hanyuma mu kumushyingira umukobwa we ngo amutuma habaja ngo bamwice. Hanyuma babaja bageze kuri Dawidi, umukobwa we aramwimana. Nibwo yahitaga amucisha mu idirishya. Dawidi aragenda arahunga, ajya i Nayote y'Irama. Ageze i Nayote y'Irama, nibwo yabazaga Yonatani umuhungu wa Sawuli, aramubaza ngo ariko ubundi nzira iki?
ni iki ndacumuye kuri so gituma ngenza nganyice. Hanyuma Imana ifata umutima wa Dawidi n'uwa Yonatani iwugira agati gakubiranyije. Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo ikimara kubikora ako kanya Yonatani yajya areba Dawidi akamwibonamo. Hanyuma Dawidi yaba arimo yumva yacitse intege, Yonatani akamuhumuriza akubwira ati wigira ikibazo, data uzamusimbura, ntabwo ari njyewe uzaba umwami ahubwo Dawidi ni wowe uzaba umwami. Sawuli yaba agiye gutera Yonatani ahantu yihishe, hanyuma Yonatani akaburira Dawidi akamubwira ati data ejo afite umugambi wo kuza kuguhiga. Nibwo Imana ajyaga wumva hari ijambo rivugaho ngo Imana imuremera ubundi bwigomeke, Imana ikajya imuremera ubundi bwigomeke. Hanyuma reka nkubwira, nuba mu mugambi Imana ishakamo bazaguhiga, bazakurwanya, ariko ntago bazamenya inyenyeri yawe ahantu ihagaze, kubera ko Satani nta ruganda agira, ariko iby'Imana bica mu ruganda. Icyo uzaba cy'Imana yagihishe Satani, niyo mpamvu bazagutera batayigishije inama, yaza kugutabara ikagutabara itabagishije inama. Kubera iki? Ni ivuguruzwa. Kubera iki? Ntabwo igihamagara abakomeye gusa, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Hanyuma biravuze ngo igihe kiragera uyu Sawuli arapfa ndetse na Yonatani arapfa. Hanyuma amaze gupfa ngo Dawidi yima ibwami aba umwami. Hanyuma ngo igihe kigeze Dawidi yicaye ku ntebe ngasubiza ibihe bya kera uburyo Imana yabanye nawe, yibuka ibihe bya Yonatani, ahita avuga ati ariko nta muntu wasigaye mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza y'Imana ku bwa Yonatani. Ngo nukabaja baramubwira ngo hasigaye Siba. Siba yari umusirikare mu gisirikare cyo kwa Sawuli. Uyu yari yarasigaye nk'umuntu uzabara inkuru. Uyu nguyu Siba niwe wari uzi amateka yo kwa Sawuli. Baramubwira ngo hasigaye umwe bamwita Siba. Umwami atanga itegeko aravuga ati mumubwire mumutumize azi. Siba abaraje. Aje azi imbere y'umwami. Umwami aramubaza ngo mbese ni wowe Siba? Siba aramusubiza ngo ni njyewe mwami. Aramubwira ati se mbese Siba nta muntu wasigaye ku bwa Sawuli ngo mugirire neza y'Imana ku bwa Yonatani? Siba aramubwira ati mwami arahari. Bamwita Mifosheti. Ariko nubwo hari Mifosheti yamugaye ibirenge. Mu yandi magambo umwami amubajije ko hari umuntu, ariko Siba nubwo yemeye atanze impamvu, kandi impamvu ntabwo umwami azimubajije. Bishatse kuvuga ngo iki? Abari kukurwanya n'abaguhiga, icyo Imana igiye gukora ntabwo igiye kubagisha inama, ahubwo ije kugikora nk'Imana. Aramubwira ngo yibereye Erodobayi mu rugo kwa Makiri kwa mwene Miyeri. Bishatse kuvuga ngo iki? Ni ahantu hasigajwe n'amateka, ni ahantu hatakibukwa. Uyu mwana yari afite ibikomere bigera kuri 2, ariko avutse Imana iri guca ubwami wabo. Icyo ni igikomere cya mbere. Igikomere cya kabiri, uyu mwana amugaye ibirenge, kandi uyu mwana ntago yavutse amugaye ibirenge hoya, ahubwo cyari igihe ubwo Sawuli yari amaze gupfa ngo umuja wareraga uyu mwana bitewe n'ukuntu Sawuli yayoboye nabi. Ngakimara kumva ibibaye kuri Sawuli ngo yahise ashishura uyu mwana, ngo umwana yikubita hasi. Ako kanya ngahita amugara ibirenge, akura amugaye ibirenge, ngakurira Erodobayi, akura mu rugo kwa Makiri kwa mwene Miyeri, ahantu hasigajwe n'amateka. Reka nkubwire mama, nubwo nta gaciro ufite, nubwo imiryango yagutereranye, papa nubwo imiryango yagutereranye, wa mukobwa we nubwo imiryango yagutereranye, ariko hari agaciro Imana igiye kuguhereza. Nubwo urambagizwa n'ukora ubukwe, ariko Imana irambwe ngakira agaciro kakwinjiza gatuma ukora ubukwe. Wa musore we nubwo ukora bikanga, Imana irambwe ngakira agaciro kakwinjiza mu mugisha wo gukora. Nubwo bagufashe nkaho utari umumaro, Imana irambwe ngakira agaciro kaguhesha kuba umumaro mu muryango ukomokawe. Igihe wazengurukiye ukeneye ubutabazi bw'Imana, Imana iravuze ngo ni wakira agaciro kakwinjiza mu butabazi bw'Imana. Biravuze ngo nuko umwami aramubwira ati njyewe ibyo ntabwo mbikeneye, uwo mumunzanire Mifosheti mumunzanire. Biravuze ngo nuko Mifosheti bamutumizaho, hava kwa Makiri kwa mwene Miyeri,
aza ari igicumba yinjira ibwami. Ngageze imbere y'umwami mwamara mwitegereza, haravuga ngo mbese niwe Mifosheti umuhungu wa Yonatani? Undi aramubwira ati ni njyewe. Haramubwira ngo sinzabura kukugirira neza, mu yandi magambo jya ugira neza wigendere, kuko iyi neza uzayisanga imbere. Biravuze ngo nuko ahita amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ibyo gusubira iwanyu byibagirwe, iyo agaciro k'Imana kakugezeho Imana ikwemeza n'abatakwemera. Iyo agaciro k'Imana kakugezeho Imana igukoresha iby'ubutware. Iyo agaciro k'Imana kakugezeho buri muntu wese yifuza kubonana nawe, buri muntu wese yifuza kuganira nawe. Iyo agaciro k'Imana kakugezeho aho watinyaga kwinjira ntabwo utinya kuhinjira kubera kuri kumwe n'Imana. Biravuze ngo nuko uyu mwana ahita agwa hasi yubabamye, ahita amubwira ngo uzaheza he kungirira neza ko ndi intumbi y'imbwa. Bivuze ngo uyu mwana yifataga nk'umuntu utagaruka mu bumuntu, yifataga nk'umuntu ubuzima bwe bwarangiye, yari afite ibikomere. Ariko igihe kiragera Imana imwomora ibikomere. Nawe igihe kirageze kugira ngo Imana ikomore ibikomere. Bikomere umaranye iminsi Imana ije kubikomora. Dawidi Imana imwomoye ibikomere, ariko nubwo Imana imwomoye ibikomere nawe ntago yibagiwe abarushye n'abaremerewe. Yomoye ibikomere bya Mifosheti kubw'ineza Yonatani yamugiriye. Aramubwira ngo uzajya urira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami. Ntabwo uzongera kujya gusangira n'ingurube, no. Ntabwo uzongera kujya kurya ibyasigajwe, hoya. Ntabwo uzongera kurara utoze, hoya. Ntabwo uzongera kwambara umwenda ngo umare mu kwezi, hoya. Ahubwo birahindutse, akira agaciro Imana iguhaye. Aramubwira ngo kandi n'imidugudu ya sokuru wawe y'inyarurembo nzayikuzungura. Hari ibyawe Satani yanyaze, ariko Imana yambwiye ngo aka gaciro kagiye kubohoza ibyawe Satani yanyaze. Maze igihe wizengurukaho, ariko igihe kirageze ngo Imana ibohora ibyawe Satani yanyaze. Mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo igihe ni iki ngiki cyo kugira ngo Imana ikunesheshereze imbere y'abanzi bawe. Imana iguteguriye ameza imbere y'abanzi bawe. Imana iguteguriye icyicaro imbere y'abatabishaka. Imana ifunguye umuryango ukwinjiza mu mugisha wawe. Niwakire kubaho, niwakire kubaho, kuko nabonaga nkabona uyu mwaka ugiye kubamo impanuka nyinshi cyane. Nkabona amarimbi yuzuyemo intumbi, nkabona abantu bagiye gupfa ari benshi cyane, nkabona Satani yasabye ibitambo. Ariko Imana iravuze ngo ku bantu bayibaye maso, nimwakire uburinzi, nimwakire kwinjira mu mugisha wanyu. Twari tugeze mu gihe bamwe bagiye kujya babyuka bakajya mu kazi nibatahe, ahubwo bagatahira mu marimbi. Twari tugiye kugera mu gihe bamwe bagiye kurya baryama basezanyeho n'imiryango yabo mu gicuku cya nijoro. Mu gitondo wabyuka wareba uwo muryamanye ugasanga nta mwuka urimo, ugasanga yagiye numenye igihe yagendeye, kubera ko Satani yaraje gusarura ibyo atahinze. Ariko Imana iravuze ngo umuntu ubaye maso niyakira agaciro kagiye kumutambutsa kuri zino pfu. Ndabona urwobo runini cyane, ariko Imana irambwiye ngo umuntu ubaye maso Imana imuhaye agaciro ko kugira ngo abashe gusimbuka runo rwobo. Imana ibohoye ibyanyu Satani yanyaze. Amaze igihe abifite mu ntoki, amaze igihe yarabimize, ariko igihe kirageze kugira ngo ibyanyu Satani yanyaze Imana ibibohore. Uku kwezi kwa 12 mu gusengera cyane, kuko n'ukwezi kuri n'ibyago ndetse n'amakuba, ariko umukiranutsi Imana igiye kumukiza muri byose. Niko Dawidi yavuze. Haravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Gihe kirageze ngo mibe maso. Wasengaga rimwe asenga kabiri, wasengaga kabiri asenga gatatu, wasengaga gatatu asenga kane, wasengaga kane asenga gatanu. Dukeneye igihe cy'ububyutse, kuko ndi kumva Imana ivuga ngo igiye kongera rebosita ya mando ya sire toute revo, igiye kongera yongera igaruke yongera ikore. Oya iramikora, ariko igarukanye imbaraga zidasanzwe.
igiye kongera imbaraga mu bakozi bayo, igiye kongera imbaraga mu bapasiteri, igiye kongera imbaraga mu bavugabutumwa, igiye kongera imbaraga mu baririmbi, kuko Imana ije kwimikira amavuta mu yandi. Ndi kumva Imana ivuga ngo igihe kirageze, imvura irahise, insengero zigiye gufunguka, izigiye gufunguka, bagiye gusenga, ndetse n'abatarasenze basenge, tugiye kongera gukorera Imana, izindi zigiye kongera zubakwe, ibyo bavuga ngo bafunze, ngo Imana igiye kongera yubaka izindi nsengero, Imana igiye gufungura imiryango, Imana iri kwimukira amavuta mu yandi, ije guhagurutsa abana batoya, ije kongera ububyutse mu bashumba. Ndabona ukuboko kw'Imana kukomeye kumanukiye mu gihugu cyacu. Imana iravuze ngo iramanutse, insengero zirafungutse ku mugaragaro, mugiye kubirebesha amaso. Tugiye kongera duterane, tugiye kongera duterane, twongere dusabane n'Imana, kuko Imana itanze imbaraga. Nuko Imana yavuganaga nanjye, Imana ibanye namwe, Imana ibahaye agaciro kubw'abanyamasengesho bamaze igihe basenga, bahamagara ububyutse, bari kwinginga Imana ngo yongere yubake igicaniro, kuko igicaniro cyari kigeze igihe gisenyuka. Ariko Imana iravuze ngo kubw'amasengesho yabo yongeye kubaka igicaniro, yongeye gusuka umuriro mu gihugu cy'u Rwanda, yongeye gusuka ububyutse, yongeye gufungura amarembo aramaze igihe afunze, yongeye kugarukana imbaraga zidasanzwe, yongeye kwibuka gusirimba kw'abana b'Imana. Imana enedrayi mando yasire tutreve mando yasire. Imana iravuze ngo iyo umuririmbyi yaririmbye ngaziba icyuho Satani yateje mu ijuru, nicyo giteye Imana kuza gukora. Nuko Imana ari kuvugana nanjye, nuko byari bise biziraho, ariko Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Nomero zanjye ni 07836220. Nsubiremo 07836220. Shalom shalom. Uri Imana yera, uri Imana y'imirimo, uri Imana y'ibitangaza. Turagushimye, turaguhimbaje kuri umukozi w'umuhanga, ku magambo uvuganye natwe. Ngaho nuruka uze nyiringa Imana, utanga agaciro, womore ibikomere by'ibirarane bimaze igihe, ugabanye umubare w'abakizwa, ugabanye umubare warimbuka, wongera umubare wakizwa. Ikiganza cyawe kigere ku buri muntu wese uguteza amatwi, ku munyarwanda wese, yaba aba diaspora, yaba abanyarwanda hirya no hino mu nguni nge zose zigize igihugu. Buri wese umwigaragariza, kandi gukomera kwawe kube ku buzima bwabo, ni mu izina ryawe Yesu, amen.